Dore udushya, dore ibintu bitangaje u Rwanda rugiye kuba rwakora ku isi yose, kubera ko ubu tuvugana rwose abasitari batagira ingano bo mu bihugu bitandukanye by'isi ubu ngubu bari mu Rwanda. Bahaje gukora iki? Bagenzwa n'iki? Ni iki cyabazanye? Ndagira ngo mbabwire ko rero ubu ngubu rwose abasitari b'ibyamamare ku isi mu bijyanye n'amagare bamaze kuba bagera i Kigali, aho baje mu isiganwa ry'isi ry'amagare rizwi nka UCI. Ni isiganwa rigiye kubera bwa mbere muri Afurika, rikaba rigiye kubera mu Rwanda. Ibi bikaba ari ishema rero nk'igihugu cy'u Rwanda kigiye kwakira iri rushanwa ry'isi ry'amagare ku rwego rw'isi yose. Ibinyamakuru bikomeye cyane, abanyamakuru babikoraho, amateleviziyo akomeye ku isi yose azaba ari kwerekana iri rushanwa. Ibi ngibi bikaba bijyanye na gahunda ya Visit Rwanda igenda yamamazwa ku isi hose n'ahandi hatandukanye. Ikinzanye aka kanya rero ni ukubabwira abakinnyi batanu b'abasitari mu bijyanye n'amagare bari mu Rwanda, aho bakoze imyitozo igiye itandukanye yo kumva imihanda ukuntu imeze, yo kuba bareba nyine imiterere y'imihanda kugira ngo ejo bazabashe kuba bakitwara neza. Ndagira ngo mbabwire ko ndababwira ko n'amagare bafite ibiciro bigiye biyagize, amafaranga agiye ahagaze tuyashyize mu Nyarwanda cyangwa se akiri mu madolari. Ibyo ni byo bintu tugiye kurebera hamwe rero gatatu. Kandi ndagira ngo kandi nkumenyeshe ko umunsi w'ejo tariki 21 z'ukwezi kwa 9 2025 muzagezwaho na live amagare mukagenda muyabona neza gatanu kandi hano ku Mahanda TV. Ndagira ngo nkubwire rero kugira ngo utangire, niba utarakora subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona ibintu nk'ibi gatanu kandi kugira ngo umunsi w'ejo utazagucika utabonye aya magare, bizaba bimeze neza cyane. Reka turebere hamwe rero aba basore batanu bagiye bandika amateka ku isi hose bamaze kuba bagera mu Rwanda, aho bari mu mahoteli agiye atandukanye bagenda bareba ibyiza bitatse u Rwanda, cyane cyane hano muri Kigali. Ku mwanya wa mbere rero turagenda tuhasange umusore witwa Tadej Pogacar, akaba ari umusore w'umunya Slovenia. Uyu musore rero akaba azwiho gutwara igare mu gitambika cyane rwose, ngo uyu nguyu nta muntu ujya umukurikira. Uyu musore niwe wamaze kuba yagera mu Rwanda, bivuga ko rwose amaze kuba yakibikaho igare, aho yagiye ku ruganda igare ryamutwaye asaga ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga umusore nawe w'umunyadanemark ufite ubwenge bwinshi mu kijyanye no kuzamuka, kuko ngo afite ukuntu yataka rwose bikagenda agenda asatira abantu cyane kandi afite imbaraga nyinshi cyane. Nawe yitwa Mads Pedersen. Uyu munyadanemark rero nawe afite igare rigera ku madolari asaga 160. Uyu nguyu ni umwanya wa kabiri. Umwanya wa gatatu, uyu nguyu yitwa Mathieu van der Poel, akaba ari Muholandi cyangwa se Netherland. Uyu mugabo rero nawe ngo mu kintu kijyanye no gutambika rwose ngo usanga ari ku mwanya wa mbere, yatwaye Tour de France mu mwaka wa 2023. Uyu nawe ngo ni umwe mu baza kwitegwaho byinshi cyane n'iyi minsi, cyane ko ngo akunda gukora ibitangaza mu minsi ya mbere. Umunsi wa mbere beje ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere nyine akunda kwiherera amasaha ya mbere cyangwa se iminota nyine ya mbere imwe aba agifite imyuka yose. Ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Wout van Aert. Uyu mugabo nawe rero ni umubirigi, akaba afite igare rigira ku madolari 67,820. Akaba ari igare rifite agaciro kangana gutyo agera kuri miliyoni nyine 70 na zingahe z'amafaranga y'u Rwanda. Ndagira ngo nkubwire ko aba bagabo bajya ku ruganda bakaba bakoresha amagare bumva bifuza, amagare bumva nyine bitekerereje mu mitwe yabo, bakayaha ibikoresho bitandukanye bitewe n'uko barishaka, bagatanga komande ku ruganda, igare rigasohoka bahita barimuhereza. Niyo mpamvu usanga rero bitewe n'ibikoresho baba bafite, bitewe n'amafaranga baba bashoye n'ibyo baba bambaye, buriya usanga bikonta cyane, kubera ko hari imyenda igenda ikubita umuyaga ugasanga umuyaga uri kwica cyane, ariko nyine baba bafite imyenda ikomeye cyane usanga umuyaga utabasha kugira icyo ugutwara. Ni umunsi w'ejo rero byaba bikoze cyane hano muri Kigali, aho imihanda iva nka za Kicukiro uzamuka Nyanza cyangwa se za Rebero n'ahandi, aho bizaba bikoze cyane, aho amagare azahaca mu masaha ya saa 5 n'iminota mikeya rwose, aho bizaba bari kunyura hano ku Mahanda TV.
Ndajya nkubwira ngo utarakora subscribe kanda kunzogera ukane subscribe kugira ngo na like na comment kugira ngo umunsi w'ejo rwose utazagucika. Ahangaha ni Kumara TV kandi amakuru yacu tugiye kugenda tuyabaha gatanu kandi aya magare tuzagenda tuyabagezaho ku gihe azaba asoje cyose. Ni amagare azamara icyumweru kimwe aho bazaba basiganwa mu byiciro byose, ariko ikiraje inshinga cyane ni icyiciro cy'abagabo nyine harimo ni na timu Rwanda na timu zindi nyinshi zo mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ku mwanya wa gatanu turasanga umugabo yitwa Primož Roglič, akaba ari umugabo nawe wo muri Slovenia. Slovenia ni igihugu gifitemo impano nyinshi zo kuba abantu baho bazi gutwara amagare, kuko mu myaka itambutse mu myaka ishize rwose Tour de France nayo yari yegukanwe n'umunyaslovenia. Aba bagabo bazi gutwara amagare cyane kubera ko mu bihugu byabo imihanda irimo ni imihanda iri mu misozi, imihanda imwe bisaba nyine kuba bancucumuka, imihanda myiza cyane. Rero barabyitoje cyane, usanga bari kugenda bahatanira ibihembo birenze mu myanya y'imbere cyane kurusha abandi bo mu bindi bihugu. Slovenia nayo ni imwe muri timu izahangwa amaso mu isiganwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera i Kigali ku nshuro yaryo ya mbere, ari nabwo bwa mbere rigiye kubera muri Afurika. Tugana ku musozi rero ndagira ngo nkufashe turebere hamwe inyungu u Rwanda rugiye kuba rwakura mu isiganwa ry'amagare aho rugiye kuryakira ku nshuro yaryo ya mbere, ari nayo ya mbere muri Afurika yose. U Rwanda rugiye kuba rwazamo abantu benshi b'aba diaspora, birumvikana amahoteli azacuruza abone amafaranga, ibyo birasanzwe muri gahunda ya Visit Rwanda. Ariko u Rwanda kuba ruzwiho kuba ruzi gutegura ibintu, kuba rugirirwa icyizere, ibyo ni ibintu byose byagiye byubakwa n'ubuyobozi buriho burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame dukunda cyane tutari bake hano mu gihugu. Kandi ibi ngibi bikaba bijyanye no kuba Rwanda rwaramaze kuba rwatanga impapuro zarwo cyangwa se ngo rusabe kuba rwakakira igikombe cya Afurika cy'umwaka wa 2028. Ubwo ndavuga muri football. U Rwanda rero rugenda rusaba ibintu byinshi kubera ko ruzi ko rufite ubunararibonye, kubera ko baba biteguye neza nyine, bazi ko ibintu by'u Rwanda bigendera ku murongo. Niyo mpamvu usanga bari kurwumva neza cyane gatanu kandi. Ndagira ngo mbabwire rero ikiganiro cyacu nakirangiriye, abaterankunga bo ni benshi birumvikana hano mu mujyi wa Kigali, abamamaza ni ibintu byiza cyane bizaba biryoheye amaso ku munsi w'ejo aho bizaba bitangiye. Ndagira ngo nkubwire ko tuzakora live hano ku Kumara TV, uzasanga rwose amagare abariho azajya atambuka gatanu kandi wowe utazabasha kujya kuyareba ku muhanda aho bizabera, uzajye hano ku Kumara TV uzabihasanga. Ndabakunda cyane rero, ahangaha ari ku Kumara TV, murakoze cyane. Amakuru yacu nakagaruka, murakoze.